amaso yanjye yarahumutse, ubu ndabona ubwenge bwanjye ntabwo bwakozweho. Nahishuriwe iby'umusaraba wawe Yesu, sinyishidikanya kubyo Gologota yamesheje. Amaso yanjye, amaso yanjye yarahumutse, ubu ndabona ubwenge bwanjye ntabwo bwakozweho. Nahishuriwe iby'umusaraba wawe Yesu, sinyishidikanya kubyo Gologota yamesheje. Amaso yanjye yarahumutse, ubu ndabona ubwenge bwanjye
Abasuhuje mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ubuntu n'amahoro bye bibane namwe mwese. Again, ni umugisha dufite. Imana itugiriye ubuntu bwo kugira ngo dushobore guhurira ku meza, ameza y'umwami, ameza hariho ibyo kurya by'igitangaza, ibyo kurya byavuye mu ijuru. Kristo Yesu ni umwami. And so duhamagarirwa kwinjira no gusangira nawe kuri ayo meza. Ibyo kurya by'abakomeye bigira uworoheje ukomeye, byitwa nanone iby'abamarayika. Manu Abisirayeli barayiriye barapfa, baravuga ngo ariko hari umutsima wamanutse umanuka uva mu ijuru. So ni umugisha cyane kubona uburyo bwo kurya no gusangira ku meza y'umwami. Inyifato yacu ni ngombwa kuko ni imeza y'abakomeye, tuhigira byinshi kuri ayo meza. By'umwihariko ubwoko bw'ibiryo turya ntibusanzwe, kuko si ibyo kurya bisanzwe, ni ibyo kurya by'abakomeye byateguriwe mu gikoni cy'Imana ubwayo kugira ngo idusangiza. Ko iyo uri kumva aya makuru y'ubwami uratangara, si ibitekerezo bisanzwe, it's far beyond. Nayo mpamvu hari bamwe bashobora kubera kubyumvira mu mubiri bumva ari nka fiction, ariko siko bimeze. Hari abantu babisogonyeho banabigenderamo. Ubwo ni ubuzima bw'uburyohe tutakwihererana. Reka twinjire dushima, dusabana n'Imana ko hari uburyo twinjira kuri aya meza. Hari uburyo twinjira kuri aya meza. Kwifata kwawe, imyiteguro yawe ni ngombwa, attitude yawe ni ngombwa, kugira ngo ushobore no kugira ikiyiko uterura ngo urye. Uko waje it matters, ni ngombwa. Uri umugisha dufite data iminsi yose. Twabinganya iki kugira amahirwe yo kubona umwanya nk'uyu wo gusangira nawe? Icyambere ni wowe utugaburira, si twebwe twabitetse, ni wowe wabitetse. Uranabidutegurira ku meza, uhamagara buri wese kugira ngo azarye kandi anywe, kuko aha niho hari urukundo rutagira ikigombero, urukundo rutagira ingano, urukundo rutagira igipimo. Ushimwe cyane kutugaburira, oh my God, maze tukabaho tugakomera. Iravuga ngo nta munyantege nke wari uri muri bo, abanyantege nke zose zirashira. Oh glory to Jesus. Mu gihe turya, ndeka habeho gukira gutangaje. Imirimo n'ibitangaza byawe byibyare bivuke mu bantu bawe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ubushize twari twatangiye ikintu cyiza cyane cyitwa imirimo myiza, kandi twashyizeho urufatiro ruvuga imirimo myiza nk'umusaruro. Si imirimo myiza ntikwiye kukuvuna, nikuvuna then si imirimo myiza. Okay? Imirimo myiza ntabwo ikubanziriza imbere, imirimo myiza iraguherekeza. Buri ikintu kigukurikirana ni ikintu kimeze nk'umusaruro w'ikindi kintu. So imirimo myiza iri suppose kugukurikirana, imeze nk'imbuto ziri kwera ku giti kiriho. Ariko ntushobora kwinginga uburyo bwose wabikora ngo urebe igiti cy'umuzabibu ngo ukibwire ngo kuki kitera ibigori. Kwera ibigori ntibiri muri kamere y'umuzabibu. Kwera ibigori biri muri kamere y'ikigori.
si igiti ngo tugendeye kuri icyo gitekerezo, umuzabibu wera imizabibu. Imizabibu rero yeze yifate nk'imirimo myiza y'igiti cyitwa umuzabibu. Si yo Bibiliya ivuga iby'imirimo myiza, ni muri iyo context bizanamo, kuko habanza guhinduka, gukira kamere y'umuntu yahinduwe, noneho ibisohokamo bikaba bihura iyo kamere afite. Icyo nicyo Bibiliya igaragaza nk'imirimo myiza. Si imirimo myiza nawe ukwiye kuyikangisha umuntu. Imirimo myiza ntikwiye kubidukangishwa, ariko nigukangishwa nuko utumva imiterere y'icyitwa imirimo myiza. Ku rundi ruhande, imirimo myiza nawe ukwiye kuyibura, wibure mu buzima bwe, kubera ko ni ikimenyetso cy'uko uriho kandi uriho ku Mana. Keretse niba utariho ku Mana, nabyo ni ibimenyetso. Hari indi mirimo uzagaragaza y'umwijima. Ni gute umucyo wakora imirimo y'umwijima? Ni gute umucyo wagaragaza imirimo y'umwijima? Ni gute umwijima wagaragaza imirimo y'umucyo? Ikintu nabonye rero bisa nkaho abantu bamwe ku ruhande rumwe baba bashishikariza abanyabyaha gukora imirimo y'abakiranutsi. Ntabwo ushobora kuba uri umunyabyaha muri kamere yawe ngo nurangiza ukora imirimo y'abakiranutsi, ariko kandi niwaba umukiranutsi gukora imirimo y'abanyabyaha. So kubw'ibyo umukiranutsi aranze ngo bana bato kugira ubashoka, ukiranuka niwe mukiranutsi. So niba ufite gukiranuka kw'Imana warakwakiriye mu mutima wawe, kuko gukiranuka kw'Imana ni impano ituruka ku Mana. Babona ubusesekaye n'Imana yo gukiranuka bazima n'umwe. Ubwo turi muri Baroma 5:17 ko handitse. So niba twakiriye gukiranuka kw'Imana nk'impano, ubwo kukaza kukaba kamere yacu, then imirimo yo gukiranuka si imirimo yawe, imirimo yo gukiranuka kuko gukiranuka kukurimo. Ni muri urwo rwego bitanumvikana nk'uko nabivuze, nta gukiranuka kwera gukiranirwa. Navuze ni nk'uko wabwira umuzabibu kwera ibigori, ntibibaho. Ntuja no kureba igiti cy'ibigori ngo uvuge kutera umwembe. Igiti cyose cyera ukurikije kamere, uburyo icyo kiri cyo, kamere yacyo niyo yera ibyo twita imirimo. So icyitwa imbuto cyose burya n'ingaruka, nibyo byitwa imirimo myiza. Mwibuke, iyo bije ku mirimo mibi byitwa imirimo ya kamere, ntabwo ari imirimo myiza. Na icyitwa imirimo myiza ntabwo ari ikinyuranyo cy'imirimo mibi. Icyitwa imirimo myiza ni imbuto. Niyo mpamvu handitse mu Magalatiya ngo dore imbuto z'umwuka ngizi. Noneho bakavuga ngo dore imirimo ya kamere. So ntabwo habaho imirimo ya kamere ngo habeho n'imirimo myiza. No, habaho imirimo ya kamere kuko ni imirimo aho yitwa imirimo, ariko imirimo myiza nibyo byitwa imbuto. So ikituma dukwiye kumva neza imirimo myiza ni ukubera ko iba ari ibihamya by'agakiza, ni ibihamya byo gukira. Usanze umuntu ari gukora akazi bisanzwe, uwo muntu aba afite ubuzima kandi ariho. Usanze umuntu arwaye, aryamye, arembye, uwo muntu impamvu atari gukora ni uko arwaye. Si umusaruro wo kurwara ni ukuryama, ni ukucika intege. Uri kumva ibi bintu? Ariko umusaruro w'uko ufite ubuzima ni uri active, urumva ugenda, uri muzima, urakora. Uri kubibona? So umusaruro w'ikintu rero dukwiye kwitondera icyo kintu kibyara uwo musaruro. Dukwiye gusuzuma niba icyo kintu gihari mbere yuko dusaba uwo musaruro. Ntushaka kuvuga ngo kuki nari kubone imbuto z'igiti, igiti kiriho. Niba nta giti nta mbuto, niba nta mbuto ubwo turebe ikibazo cy'igiti. You see the point? Imirimo myiza ndashaka ko uyumva neza, uyikunde, wumve imiterere yayo, wumve imikorere yayo. So we gusigana iby'imirimo myiza nawe bisiganira, ariko kandi biguha isomo. Niba nta mirimo myiza muri wowe, wibaze ikikuzuye, wibaze icyo ufite, wibaze niba warakijije, wibaze niba hari impinduka yakoze, wibaze niba Kristo ari muri wowe, wibaze, kuko icyo nicyo cy'ingenzi. In fact, imirimo myiza yabereyeho kutubera ibimenyetso by'ubuzima buri muri twebwe.
So nta muntu n'umwe Imana nta na hamwe yigeze ivuga iby'imirimo myiza ari byihereyeho, byahoraga biza nk'ingaruka z'ikindi kintu cyabaye mbere. Turebe urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 15, turasoreza ku wa 17 n'imirongo 2, 15, 16, 17. Urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice ni icya 3 umurongo ni uwa 15, hagira hati, kandi uzi yuko uhereye mu buto. Notice, mu buto. So dufite umuntu witwa Timoteyo uhereye mu buto hari ikintu cyari kiri kumubaho. Mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera. Si cyo we yakoze ngo yamenye ibyanditswe byera, yabonaga ibyanditswe, yasabanye ibyanditswe byera. Okay? Ubwo ni ukuvuga ngo hatangira ibyanditswe byera, ntabwo hatangira imirimo, hatangira ibyanditswe byera. Mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kukumenyesha ubwenge. Urumva hari ubuswa n'ubupfapfa bukuweho bumirwa n'ubwenge buzanywe n'ijambo ry'Imana. Si ikimenyetso cy'ubwenge kiri kugaragara muri Timoteyo, kuko hari icyakuyeho ubuswa cyitwa ibyanditswe byera, byazanye umucyo atari asanzwe afite. Agiye gutya kubona, abona ari kugendera mu bwenge. Ubwenge ni imirimo y'ibyanditswe byera. You see this? Si ibyanditswe byera nibyo byabanje, igiti cyitwa ibyanditswe byera, imbuto zezeho zitwa ubwenge, imirimo myiza yiswe ubwenge. You see that? Bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Notice, nta hantu havugwa imirimo myiza hatabanje kuza agakiza. Hano aravuze ngo bwo kukuzanira agakiza. Agakiza kazanwa nande? Ntabwo ari abantu badukiza, si ibintu bidukiza, si imyaka idukiza, si ubumenyi bundi dufite budukiza. Agakiza gaheshwa n'iki? Si imirimo yawe, no kwizera Kristo Yesu. Buri ikintu gihamijwe n'umuhamya rimwe, kikavugwa kabiri, kikavugwa gatatu, you don't need to argue. Ukwiye gufunguka umutima ukabyakira. Imana ishimwe. So uyu Pawulo ari kwandikira Timoteyo ariwe ngo ngiye kukubwira icyakubayeho, ngo hari wahuye n'ibyanditswe byera. Ibyanditswe byera wahuye nabyo, Imana ishimwe, byakunguye ubwenge bw'agakiza. Agakiza kazanwa cyangwa gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Mu yandi magambo, uwumvishije ibyanditswe biguhishurira Yesu. Wumva Kristo, uramwumva. Oh boy, amaso yawe arahumuka, uramubona. Wakira ibyo yagukoreye, wakira ibyo yakuzaniye, wakira ibyo yaguhaye. Nta nubwo agusaba, ahubwo araguha. Utangira wakira, utangira wihana. Kwihana mu byibuke, naho ubona also wankoreye iki, wamaye n'iki, wangiriye utya, oh God, kuki nari impumyi none ndabona. You are repenting. Ko kwihana ni metanoia. Ibyo wabonaga uri kubibona ukundi, imirebere yawe irahindutse, imyumvire yawe irahindutse, nibyo bita kwihana. Urugendo rwo kwihana n'urugendo rwiza cyane, ruraryoshye, nicyo kiza gishobora kukubasa. Urihana, my God. Hanyuma kuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Agakiza kazanwa no kwizera Kristo Yesu kamaze kukuzaho, kamaze kukuzura, kamaze kukugeraho. Now, ubwo agakiza gahari, kagomba kwera imbuto, kagomba kugaragaza ibintu. Now, notice ku murongo wa 16. Glory to Jesus. Ibyanditswe byera byose rero, ibyo wahuye nabyo, ibyo wumvishije, ibyo byakuzaniye agakiza, hari umurimo byagukozemo. See this? Hari icyo byagukozemo, hari icyo byakuzaniye.
ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro, nibyo bifite uwo mumaro uri muri ibyo byanditswe byera. Ni nko kuvuga ngo iki kinini gifite umumaro uyu n'uyu, iki kinini kizagukorera ibi, iki kintu kizagukorera ibi, nunywa amazi azakumara inyota, nurya ibiryo bizakumara inzara. Na ibyanditswe byera bifite umumaro n'uwuhe rero? Ngo bigire umumaro wo kwigisha umuntu, So the first thing dukeneye ni ukwigishwa. Si ibyanditswe icyo bidukorera, it teaches us, kuki dukeneye kwigishwa tukajijuka kubera ubujiji buri ahantu hose. So the first thing icyembere byanditswe bigukorera birakujijura. Si ibyanditswe bitakujijuye ukomeza urinjiji maze ukaba umuretwa, kandi mu by'ukuri waragenewe kuba umuragwa cyangwa se umwami. Si cyo bigukorera birakujijura. Nibyo bivuze ngo uhereye ngo mu buto bwawe wajyaga wumva ibyanditswe, wamenyaga ibyanditswe, bikuzanira ubwenge bw'agakiza. So urumva ibyanditswe birakujijura, birakwigisha. So we come to be taught. Twiga ku bijyanye na sante yacu, twiga ku bijyanye n'iherezo ryacu, tuzi uko bizarangira. Bitwigisha ibyahashize, bitwigisha ibiriho, bitwigisha aho turi, bitwigisha ko turi mu mudugudu witwa Siyoni, bitwigisha aho dukomoka, bitwigisha igisekuruza cyacu cy'ukuri, bitwigisha kamere yacu y'ukuri, bitwigisha icyo twahindutse cyo. Bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Mpamvu tugira umwete wo kwigisha nuko umuntu akeneye kwigishwa ukuri no kumwemeza ibyaha bye. Umuntu ajya gukira yamaze kubanza kubona uburyo yahushije. Mwibuke icyaha ni uguhusha intego. Akenshi tuba turaho twarahushije intego tutanabizi. Niyo tuyihushe nitumenya ko twahuje, until ibyanditswe bije bikaza nk'umucyo bikatumurikira bikavuga uri kubibona, uri muri error, uri mu buyobe, uri mu kaga, uri mu rupfu, uri mu gusha intego, nturaho ukwiye kuri, uri gukora ibitari byo, uri kubaho ukudakwiye kubaho, ntiwisobanukiwe. Bikatwemeza ibyaha byacu, bikatwemeza uburyo twahushije intego, bikatwereka uburyo ahantu turi hatandukanye n'aho dukwiye kuba turi. So ntabwo ari ukuguciraho iteka, ntabwo ibyanditswe biguciraho iteka, bikwemeza, bikakwereka you are off, uri off. Si ni nk'umucyuje ukakwereka ngo urabona aho ikirenge cyawe kiri, nurengaho urahita ugwa mu manga. Ariko kuko wari mu mwijima ntiwabibonaga, wagendaga mu mwijima kandi imfatiro z'isi zinyeganyega. So nawe ugasanga uri gupfa ubusa. Na ibyanditswe biraza bikatwereka you are missing the mark. Nicyo cyitwa icyaha. Uri guhusha intego, uri guhusha impamvu yo kubaho kwawe, uri gupfa ubusa. Si iki waremewe, saha waremewe, saha ukwiye kuburi, si uko ukwiye kubumeze. Hari ubwiza waremewe, hari ahantu haruta wuri ugomba kuburi, si uko ukwiye kubaho, si ukwiye kubutunze, si ukwiye kubufite, saha ukwiye kubutuye, si uko ukwiye kuba wifata, si uko ukwiye gupfusha ijoro ryawe ubusa. Wagiye ahantu ho guta umwanya, nukwiye kwicisha umubiri wawe ibisindisha, nukwiye kwicisha umubiri ibiyobyabwenge, nukwiye kwigirira nabi. Bitwemeza ibyaha byacu, bitwemeza missing the mark, showing us we are moving out of order. Turi gusohoka muri order. Biri kutwereka sibi, saya magambo ukwiye kuvuga, kuko nturusanzwe nuvuga ibyo bintu urimo bibiba nibyo uzasarura. Bitwereka, bitwigisha ko turi guhusha intego, bitwemeza ibyaha byacu. Naho mwibuke iki kintu, ari ibintu bibiri dukwiye gutandukanya. Umwuka w'Imana biciye mu byanditswe byera ntabwo adushinja ibyaha, ahubwo atuyobora mu kuri kose. Umurezi wa bene data niwe ushinja ibyaha. Notice, kugushinja icyaha ntibikigukiza,
ari kukuyoboye mu kuri, aba ari kubwira uri kubona aho uri, this is ridiculous, ni igihangange kiri gupfa ubusa. He leads you into the whole truth. Ntabwo akurekera mu cyaha, nta guciraho iteka, akuyobora mu kuri, akuyobora mu kuri kose. Ibyanditswe bikwereka ikibazo, ariko intego si ukwereka ikibazo, intego ni ukukwereka aho ukwiye kujya. Bitwemeza ibyaha. Ndagira ngo ibyo ubyumve neza, kubera ko uba wumva inzira zawe arizo until the light comes. Ukumva mwapfuye, mwakijwe kubw'ubuntu before you didn't know ko wakijwe n'ubuntu. Kavuga ntibyavuye ku mirimo yanyu kuri mwe, hatagira uwirarira uti mu byanditswe katwereka umusaraba. All this ari kukwemeza ibyaha byawe muri context yawe, akwereka you are out of order. Ntabwo ari aha uri, ntabwo ari ukuguciraho urubanza, kuko iyo byaguciriye witeka icyo ni ikindi kintu. Ibyanditswe byera n'ibiduciraho iteka bitwemeza. Uzi impamvu bitwemeza? Intego ni ukudukura, uhita ubibona kuri ntego, kuko utangiye kubona ukabona uti yo najyaga iburasirazuba nkwiye kujya iburengerazuba. That's it. Don't miss the way. Ntuhushe inzira zawe. Ntawe ujya iburasirazuba kandi afashe urugendo rujya iburengerazuba, si uko bigenda. So the scriptures will show you, bukwemeze you are missing the mark. Uri guhusha intego, ibintu bigutera mu mwete ukavuga boy. Now ntabwo bigusiga gusa ngo nawe uri guhusha intego, ubibwirwa n'iki rero ko ari ibyanditswe. Next, reba ikindi atubwira. Ntabwo bitwemeza ibyaha gusa ngo bitwereke ko turi guhusha intego, ahubwo bitwereke ikindi. 16 ya 16. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye. Reba, no kumutunganya. Abadata, no kumutunganya. It cleanses you. Byaziye kukweza no kugutunganya, no kukweza, no kukoza, no kuguhindura, no kugufata niba ufite umwanda bikawukuraho, bikaguhindura, bikagutunganya. Numva ikintu cyitwa gutunganya umuntu, ntabwo umuntu yari mubi kweri, yari habi kweri, biramutunganya. Intego y'ibyanditswe ni ukugutunganya, ntabwo ari ukukwica, ntabwo ari ukuguciraho iteka, ni ukugutunganya. Now ushobora kutemera ko bikwiye kugutunganya kuko utari kubona ko ukeneye gutunganywa. So bibanza bikakwereka hano ufite ikibazo, ariko ni njye muti. Hano uri aho utari, ariko ni njye nziri kwereka aho ujya, ni njye ugutwara aho ujya, no kumutunganya. Si ibyanditswe biradutunganya. Hanyuma no kumutunganya kiso, no kumuhanira gukiranuka, correction unto righteousness, kukuyobora, kugupushinga, kukwerekeza mu butungane, mu gukiranuka. Ngo mu gukiranuka ni ahantu, gukiranuka ni kamere duhabwa. Now warangiza ugatangira kubona ko gukiranuka ari ahantu, ni ikinyabuzima, ni igikorwaho. No kumuhanira, it doesn't allow you kuguma mu gukiranirwa. Ntabwo bikwemerera kuguma mu bubi, bikwemerera kwangirika, biguhanira gukiranuka into righteousness. Look, righteousness is beautiful. Righteousness, gukiranuka ni ikintu cyiza. Gukiranuka ntabwo abantu bakuzi. Gukiranuka kugutuza hejuru y'umudugudu. Gukiranuka gutuma intwaro zose zacuriye kurwanya zitagira icyo zigutwara. Wari uzi ko ibyo bintu byagenewe abakiranutse? Intwaro yose yacuriye kukurwanya, nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara. Ururimi rwose ruzahaguruka uzarukora iki? Uzarutsinda. Ngo uwo ni wo murage w'abafite wo gukiranuka Imana, wo gukiranuka kwabo. So nabizera gukiranuka kw'Imana.
gukiranuka kw'Imana kuguhesha position itangaje. Mwibuke gukiranuka niko kwaje kuri Aburahamu akubazweho ngo arangije ahinduka umutware, ahinduka umutunzi. Gukiranuka gukurura imirimo, imigisha myinshi ku buzima. Gukiranuka kuragutinyura ngo kamera nk'intare. Gukiranuka ni kamere y'Imana ikwambara. Imana ishimwe. Gukiranuka gutuma ibintu bigenda neza. Kuko Imana yisanga iri right, wisanga ibyo uvuga bikwiriye, wisanga ibyo ukora ari byo wari ukwiye gukora. Gukiranuka ni ikinyabubasha, ni imbaraga z'Imana. Siko kuduhanira, ijambo ry'Imana riduhanira, ridusunikira mu gukiranuka. Mwibuke ibi ntabwo ari twe turi kubikora, it's the word. Ijambo ry'Imana ryo riri gukora uyu murimo wo kuduhanira gukiranuka. Uri kubona order. Twatangiye tubona agakiza kazwa no kumvisha, ubwenge buzanwa n'agakiza. Ako gakiza kazanwa na Kristo Yesu. Nari kutubwira ngo ibi nibyo byatubayeho muri ako gakiza. One, akoresheje ibyanditswe byera. Ko ibyanditswe byera ni logic, ni logos, ijambo ry'Imana. Ni Kristo wambaye inyuguti. So yaranze akatwereka ngo kandi bigira umumaro wo kutwigisha. Cyo Kristo azatwigisha, akakwigisha, akakwereka aho udakwiye kuburi. Yasanze intama zazimiye akajya ayikura akishyira ku bitugu bye akayitwara. Na uko kuyikura akayitwara ibyo kumutunganya, akakoza, akatwegesha amazi y'ijambo ryayo no kuguhanira gukiranuka, akagutera, akagusunikira mu nzira yo gukiranuka kugira ngo udahura n'ibyago, kugira ngo uhore utekanye mu nzira yo gukiranuka. Nawe inzira yo mukiranutsi ngo imeze nk'umucyura urashe ugakomeza kugeza ku manywa y'ihangu. So you see glory and glory and glory, ubwiza bwiyongeranye. Imana ishimwe cyane. Nawe ureba 17, ibi byose yakoze agiye kubindana mu ijambo ryo ku murongo wa 17 avuga ngo kugira ngo, what's the purpose? Megwibaye kugira ngo, en fait que, kugira ngo, so that, kugira ngo umuntu w'Imana, notice si umuntu buntu, si umuntu usanzwe. Oh God, umuntu w'Imana, wama King James hasi nkareba, umuntu w'Imana. So ntabwo turi kudiringa n'umuntu utaraba w'Imana. So that the man of God, nigeze kuvuga ndavuga ni rekeraho kuba pastor, b'umuntu w'Imana, be a man of God. Rekeraho kuba umuhanzi cyangwa umuririmbyi, be a man or woman of God, b'umuntu w'Imana, b'umugore, b'umugabo, ariko shyiraho Imana. Rekeraho kuba umucuruzi gusa, b'umuntu w'Imana. Rekeraho kuba umunyeshuri gusa, b'umuntu w'Imana. Rekeraho kuba umwana wa runaka, b'umuntu w'Imana. See the point? Nube umuasha, umudikoni, umuki, ibyo ari byo byose ubamo. Are you a man of God? So that the man of God, like a man of God ari nkanjye uri kwigisha gutya gusa. No, everybody is called to be a man of God. Ni umuntu w'Imana. Mubonye ahavuye, yeretswe, arigishwa, aratunganywa, ayoborwa mu gukiranuka. He's a man of God. A man of God. So hari icyabanje kuba kuri uyu muntu. Si iby'imirimo myiza, ni ingaruka. Notice, ni ingaruka kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse. Ntabwo ari we wishyitsa, yashyikijwe kuko yatunganijwe, yejejwe, yayobowe mu gukiranuka, amaze gutunganywa. Reba ngo abashyitse. So God ensures that you are perfect. God, that the man of God may be perfect. Sasa perfection nishoboka, umuntu nashaka gutungana. Si we witunganya, ni udutunganya. That the man of God may be perfect. Umuntu w'Imana batunganya. Through, ubundi ni thoroughly furnished unto all good works. So that is thoroughly furnished unto all good works. Wese. So the point is, afite ibimukwiriye byose. Afite ibimukwiriye byose, is equipped. The man of God is equipped
abanza akahabwa ibikoresho byose. Ahabwa ibikoresho byose. Umuntu uri kumubwira ngo akore isosi, nta gikoresho na kimwe kiraho, isosi yavahe? Isosi ko ari umusaruro w'ibikenewe byose biri mu mwanya wabyo. So mwumva icyo Imana ikora kugira ngo umuntu w'Imana, first n'uw'Imana subonetse wese. Navuze ngo nta muntu wera imbuto, nta ukora imirimo myiza atabanje guhura n'agakiza. Twabonye muri context ku murongo wa 16 yuko yabonyaga ibyanditswe ku wa 15 rather, yamenyaga ibyanditswe bimuzanira ubwenge bw'agakiza gaheshwa na Kristo Yesu. So uyu muntu yahuye n'agakiza. Uyu ni Paulo uri kwandikira nde Timotheo. So Timotheo yamenye iby'agakiza. So agakiza kabanje kuza. Ngicyo ndi kukwereka, nta mirimo myiza yigeze ivugwa hatabanje agakiza. Kandi imirimo myiza ikagaragazwa nk'ingaruka, nk'umusaruro, apana nko kurwana. Dukora imirimo myiza turwana nayo. Nta urwana n'imirimo myiza. N'ibyanditswe ngo ahirwa bapfa bapfiriye mu mwami. Imirimo myiza ibagiye imbere cyangwa ibaherekeje. Ni ibintu bidukurikira kubera icyo turi cyo. Ni ibintu bidukurikira kubera icyo twabaye cyo, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse nawe udatarashyitse, nawe uyu muntu arashyitse, afite ibimukwiriye byose, ari equipped. Reba, kugira ngo akore imirimo, apana imirimo ahubwo myiza yose. You see that? Kugira ngo akore imirimo myiza mike yose. Si ibintu by'imirimo myiza yose nusoma uraza gusanga 3:17 apparently nawo ngira ngo murongo wanyuma muri icyo gice cya 3. So what is he saying? Rikubwira ngo imirimo myiza yose ni ingaruka z'umuntu ufite ibimukwiriye, ushyitse rwose, wabanje kubakwa, watunganijwe, wahawe agakiza, wuzuye. None imirimo myiza yose ni ingaruka kuko ari equipped. Byagutangaza umwana wagiye ku ishuri bakamwekipa, equipped, kugutunganya, bakamuha ibikenewe byose, bakamwigisha agatungana, kuzura ibyo bamuhaye. Kubikora ni ibintu byagorana. Bakwigishije guhinga, bamwigishe tekinike zose z'ubuhinzi, bagwaye ibikoresho byose, isuka cyangwa se amatractors, abikora. Hanyuma guhinga urumva atari imirimo, atari umusaruro w'ibintu byoroshye cyane kuko uri equipped. Nk'aho bakubwira ngo uhinge hectare uri wenyine, ariko bamuhaye tractor, ikintu gishobora guhinga ahantu hanini. Ari equipped. Isi twe kuvunika, twe kuvunwa n'imirimo yacu. Iyi si ni imirimo yacu. Izi ni ingaruka z'agakiza. Izi ni ingaruka za Kristo muri twe. Iyi ni imirimo ishingiye kuri ko twabaye ekipe, twabaye abantu b'Imana. Nawe man of God, umuntu w'Imana, akora imirimo myiza yose. Twe gushaka gusigiriza ibintu bidasigwa. If you are a man of God, sindi kuvuga ubwiriza, hari ikibazo gikomeye cyane. Yose umuntu yagiranye ikibazo na pastor. Now, niba pastor ari fake, wowe ukaba uri umukristo niko wibona. Nubwo urenze kuba umukristo, ubundi nicyo kibazo. Uri umuntu w'Imana cyangwa uri umuntu w'Imana? Niba uri umuntu w'Imana, a pastor can be fake, ariko wowe waba umukristo cyangwa waba umuntu w'Imana utari fake. Ahubwo uwo mupastor akigishwa nawe akabona icyo umuntu w'Imana ari cyo. The point is, wisanga bamwe turi kwataka abandi, nitubone ko tukuzana disgrace ku by'agakiza no ku itorero rya Kristo. Itorero rya Kristo ntabwo rigizwe n'abapasiteri. Itorero rya Kristo ni umubiri wa Kristo. Tuvuga urugingo rumwe ruri kwitwara nabi, so that ibyo bivuze ngo ingingo zose zirapfuye. No sir, niyo mpamvu twese dukwiye kuba equipped ngo tuba abantu b'Imana, ngo dukore imirimo myiza yose bitatuvunnye. Akora kumvishije bitatuvunnye. Niba imirimo myiza ituvuna, si imirimo myiza. Imirimo myiza ntawe ivuna. Imirimo myiza ntawe ivuna. Imirimo myiza ni ingaruka z'uwo ndiwe, ni umusaruro w'icyo ndicyo. Ibyishimo byanjye biri mu kuyikora,
kuko niyo naremewe. Ibyishimo byanjye biri mu kuyikora, kuko niho nicyo ndi naho nkwiriye kuba ndi. You get it? Yes. Imirimo myiza ikwiye kumvuna. Oh, let me tell you something. Reka nkubwire iki kintu. Are you ready? Witeguye kucyumva? Reba ugire gutyo ujye kubona ubone ifi mu kirere irimo iguruka. Bizayishobokera cyane, bizayishobokera. Bitekerezeho. Think about a fish that is flying. It will struggle. Niyo wayifata ukayijugunya mu kirere hejuru. Oh boy. Uzi impamvu kuguruka ntibiri muri kamere yayo. Ntibiri muri kamere yayo. It will struggle. Could it be ko twe struggling n'imirimo myiza, cyangwa you don't need to struggle, kandi nukwiye kuba utaguruka. Niba uri inyoni, you should fly. Birds fly. Inyoni ziraguruka, n'ifi zigendera mu mazi ziroga. Now imagine inyoni biri kuyigora kogera munsi y'amazi. Byayigora? Oh, ntibyanayigora gusa. In fact, yabishaka gupfa. Because it will struggle. Kuki yaremewe kuguruka mu kirere. Yaremewe kuguruka mu kirere. Igisiga. Reba igisiga kiri koga mu mazi. It will die. In fact, igisiga gishaka gupfa, donc ikizu. Iyo gishatse gusoza ubuzima bwacyo, cyo ntago gipfa kuri terms z'abantu. Gipfa iyo gishatse. Ikizu. So, iyo kimaze kwiyuburura rimwe kabiri, kikumva gishaka gusoza ubuzima bwacyo, kiraguruka mu nyanja hagati, kikamanukamo kikagenda ubutagaruka. But my point is, niba ifi yisanze iguruka, ntibizayigora yemwe. Murumva bitumvikana? Bizayigora. Uzi impamvu biri kuyigora? Nuko ifi yagenewe muri kamere yayo, yagenewe koga, ntabwo yagenewe kuguruka. Why is it so hard for us to do good works? Kuki bitugoye gukora imirimo myiza? Something is wrong with our nature. Ikibazo kiri muri kamere. You see, the reason why we struggle. Now, ufashe ifi, ukayibona iri mu kirere, wavuga uti mbega ifi iri kuvunika, mbega ifi iri kugorwa, wavuga uti ariko ifite intege nke. It's so weak, so weak. Ifite intege nke, kuki idafite ububasha bwo kuguruka? No sir, birenze kuba weak, birenze kugira intege nke. Ahubwo iri in the wrong place. Could it be ko ibi bintu byagenewe ko biba naturel? Could it be? Ibi bintu biri naturel. Ibi bintu bikwiye kuba bisanzwe. Ariko bidasanzwe kuko bishingiye, bivoma muri kamere. Bivoma muri kamere. Runaka icyo kintu gifite. You see this? Now, if you are struggling, something is wrong ku bintu bibiri. Nature and the environment. Si mpamvu iyi fi iri gusufura, kamere yayo ntabwo ari yo kuguruka, ndetse yisanze mu kirere kandi igomba kuba iri mu mazi. Ubwo amazi niyo environment, kamere ni imiterere y'ifi. So niyo mpamvu natwe dukwiye kuguvumbura ibi. Tugomba kumenya abo turibo, iby'agakiza kaduhawe, naho tukamenya naho twashyizwe. Nubona ukuboko kuri gustrugglinga ntabwo kwagenewe kugendesha hasi, cyangwa umutwe ugenda ari umutwe ntabwo ari ugenda hasi. Ikirenge cyakozwe ku uburyo giteye, gifite ubushobozi n'imiterere yacyo, n'uruhu rwacyo rurakomeye ku buryo rushobora kwikorera umubiri. Alright? Waba wambaye inkweto cyangwa utazambaye, ntabwo ugenda ubabara. Oya, wumva biri naturel. Ariko ntabwo washyira umutwe hasi ngo amaguru yakire hejuru niwumve ko ibintu byacuramye. Something is wrong. Kuko buri kintu cyose uvanyeho kamere yacyo, hari noneho naho gikwiye kuba kiri. Urumva icyo kintu? Naho gikwiye kuba kiri. Impamvu du strugglinga nizo,
Who are you? Ndinde. Icya kabiri, ni hehe ngomba kuba ndi nsavinga? What am I supposed to be doing? Nubwira ijisho ngo kuki ngo ritari gufata. Ijisho rirareba, nirishinzwe gufata. Nubwira ugutwi ngo kuki kutari guhumeka. Ntabwo gushinzwe guhumeka, gushinzwe kumva. That is what I'm saying. Ni kamere n'ahantu nyaho. That is how you become successful. The environment and your nature. So niba uri ifuka buri mu kirere, oh boy, ntufite intege nke. Ntabwo ari kuvuga oh you are weak, oh ntabwo uri umunyantege nyaho, urahatariho. Number 2, ushobora kuba utaramenya cyangwa ntakirakubaho mu mwuka wawe, muri kamere yawe, ngo habeho impinduka utarahuye n'agakiza. Agakiza niko katubaho kwanza. We become men of God, tugahinduka abantu b'Imana. So I'm not trying to be a good minister, umuyobozi mwiza, umwigisha mwiza. That's not the point. You be a man of God. You be a man of God, umuntu w'Imana. Haba wigisha cyangwa utigisha, waba uri mu nzira cyangwa utari mu nzira, waba uri mu gihugu bakuzi cyangwa batakuzi, waba uri ahantu wenyine cyangwa uri muri benshi. You be a man of God. Aho uri hose. That's who you are. Icyo ni cyo uri cyo. Iminsi yose n'ahantu hose. Uri gushaka kuba ngo bakwemere ko baguha agatutu cyangwa bakwemere nk'umwigisha mwiza, ibyo uzaba utari ku gatutu uzaba uri iki? That's why you need to be a man of God. Kuko ntabwo uzaba ari ahantu uzaba uri utari ku gatutu. Then you be who you are supposed to be. You will be who you are supposed to be. Uzaba ugomba kubaho. So umuntu w'Imana abashyize rwose, hanyuma akora iki? Akora imirimo myiza yose. Imirimo myiza ni ingaruka z'umuntu w'Imana first. Niba utari umuntu w'Imana kuki ushaka gukora imirimo myiza? Navuze ngo nibyo abantu bita, nibyo twakwita umunyabyaha turi guhatira gukora imirimo yo gukiranuka, cyangwa se umukiranutsi utazi nibyo byo gukiranuka uri gukora imirimo yo gukiranirwa. It doesn't work that way. Nibikora gutya. Niba uri umunyabyaha rwose nturwane no gukora imirimo yo gukiranuka. You are not supposed to. Uwandura yanduye, uwera yera, ibintu bibe bisobanutse. Lukewarm no. Ushyushya shyushye, ukonja konje. So ni nabyo bidufasha. Noneho kugira ngo niba ukonje ubene konje, hanyuma ko kubone ko ukeneye gushyuha. But then you can udashyushye udakonje. Don't confuse yourself. Ntushaka kwiconfuse nk'abandi bose. Kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse rwose afite ibimukwiriye byose kugira ngo akore imirimo myiza yose. Ahantu hiswe imirimo, iteka ryose habanzirizwa n'ikindi kikiruta. Kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye n'ibyo akwiye kuba afite byose kugira ngo akore imirimo myiza yose. Barakubwiye ngo ukaranga inyama. Okay? Bakubwiye ngo karanga inyama, that means inyama zirahari, umuriro urahari, hari ibirungo, ibyo bintu byose birahari. Then bakubwiye ngo kora uwo murimo. Ni ibintu byoroshye kuko uri equipped, uhawe ibyangombwa byose. Noneho bakubwira ukaranga inyama nta muriro, nta ahantu uri ntizanaboneka n'iki. It's impossible. So twe gutekereza ko imirimo myiza iremereye. Iki kintu ndashaka nyensisteho bantu b'Imana mwese mu nyumva. Imirimo myiza ikwiye kubitworoheye. Niba itatworoheye hari ikibazo. Hari ikibazo muri kamere, hari ikibazo mu isoko. Uri kwibaza ngo kuki turi kunywa amazi abishye, kuki amazi abishye? Amazi abishye kubera isoko ari kuvamo. Amazi abishye kubera isoko ari kuvamo. Amazi aryoshye kubera isoko ari kuvamo. Ni question y'isoko, ni question ya kamere, y'imiterere y'ikarema. Icyo kintu kimeze gite mbere yo kugishaka imbuto? Ntushaka kubishyimbo ngo uvuge ngo ko nari kubona iki? Amatunda. Amatunda ntava mu bishyimbo. Ibishyimbo ni ubwoko runaka bw'ibimera, amatunda ni ubwoko runaka bw'imbuto. So it doesn't, ni kamere zitandukanye. You see this? Ngira ngo mubyumve neza. Naho ndashaka nkubaze. Fanayo. Mubaze ikibazo. Kuki udakora imirimo myiza? Uri kumva igisubizo?
uri kubona impamvu udakora imirimo myiza? First, imirimo myiza wayumvije ko ari umusaruro, atari ibyo tugerageza gukora. Ibyo tugerageza gukora nibyo bita imirimo. Ariko imirimo myiza ni flow, ni umusaruro w'icyatubayeho, noneho bigatemba biturutse muri icyo twagizwe cyo n'umwami wacu Yesu. Icyo kiri gusohoka kandi tukagikora dukuze, tubishaka, ukumva nibyo byishimo byawe. Good works. Good works. Imirimo myiza igomba kuba ihari ku bantu bariho, ku bantu bazima, ku bantu b'Imana. So, from today, uyu munsi wa none kuvuga ngo wakijwe n'ubuntu, ngo imirimo myiza ni kureba. That is stupidity. Ibyo binyoma, ubwo bupfapfa n'ubupfu, we kubuzana mu isi y'umucyo, ubu umwijima, ni ukudasobanukirwa. Niba twarakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ibyavuye ku mirimo yacu, kugira ngo atagira uwirarira. Ariko noneho ituremera imirimo myiza kugira ngo tuyigenderemo. Si imirimo myiza n'ingaruka zako gakiza, ahubwo niba uclaiminga ko wakijwe n'umuntu kubwo kwizera, imirimo myiza irihe nk'ikimenyetso cy'uko wakijijwe. Si ikibazo rero we kuvuga ngo urumva ngo ngiye ibyo mirimo myiza si ngombwa, ahubwo ni ikimenyetso cy'uko utakijijwe. Iby'agakiza n'ubizi, so we kubyibeshyaho. Njyewe nakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, therefore niba nakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, imirimo myiza igomba kungaragaraho. Simple and clear. Ibindi byose ni manuva uri gushaka. Niyo mpamvu ndi kuvuga ngo maybe birakuvuna. Impamvu bikuvuna nuko nta buzima buhari, nta gakiza gahari kugira ngo kabyare imirimo yako, nta gukiranuka kukurimo kugira ngo kubyare imirimo yako. So sindi kuvunika nkora imirimo myiza, no, nibyo byishimo byanjye, niwo munezero wanjye. Inzara n'inyota nibyo. So I'm not struggling to do it, no, because igiti cyose cyera imbuto zacyo, nicyo ndi gushaka kumvikanisha. Kandi ku rundi ruhande, uravuga uti ndabareba nkabona nta mirimo myiza mukora, banza urebe niba bakijijwe. Nawe ubwawe ubivuga, ubanze wibaze wowe iyo ukora ni iyihe. Iyo ukora igaragaza iki se? Iprove iki? It's high time tuve mu mwijima. It's high time twe kujya mu tuntu two kwishahisha inyuma y'ibintu bidasobanutse. Let it be clear, bisobanuke kuri buri wese. Agakiza gafite imirimo yako, atari yo kwemeza Imana, ahubwo nk'igihamya cya presence n'imbaraga zagakiza mu buzima bwawe. Kucyumva ubabaye bigasoza urakaye cyangwa urize, kurira ni igihamya cy'ikindi kintu kiri imbere. So kuvuga ngo urumva ngo kuki mutarira, barizwe n'iki? Hagomba kubaho ikindiza kugira ngo ndire. Kuki mudaseka? Hagomba kubaho ikinsetsa kugira ngo nseke. So nicyo ndi kuvuga rero, twe guhera inyuma duhera imbere. Nawe ariko ni duhera imbere ntibishoboka ko bitazi inyuma. Do you get the balance? All right, and I believe Imana iri gukiza benshi. N'abantu benshi bari kuva mu bujiji n'ubupfapfa n'ubupfu n'ubugoryi bw'ubwoko bwose. May God help us to understand. Imana idufashe gusobanukirwa. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Notice, ndashaka kureba iki kintu. Reba Tito 3:8. Tito 3:8. Urebe ibyo turi gukora ubu. Turi kuvuga Paul. In fact, kugeza ubu ibyanditswe byose ndi gusoma ni intumwa Paul yabizanye. Kandi niwe ntumwa y'ubuntu bw'Imana. Si ntumwa y'ubuntu bw'Imana iri kutwigishwa ibi bintu bikora, kugira ngo utaza gushukwa n'utazi ubuntu bw'Imana. Ku buntu bw'Imana bufite uko bukora. Ndagira ngo iteka wumva itandukanye. Umuntu uri kumva wateze amatwi neza, ibi bintu uri kubyumva. Ku muntu wese udashaka kubyumva, niyo wamugenza ute ntacyo yakumva. Therefore, impamvu niba uri kumva, data kwanganye amahage kugira ngo urusheho kumva. Imana ishimwe. Iryo jambo niryo kwizerwa irihe? Uri kubona nk'ikibazo. Irihe jambo ryo kwizerwa? But again, reka manze nsoma hanyuma iryo jambo turarireba. Ariko iryo jambo niryo kwizerwa, kandi ndashaka Paul kuhamya ibyo bihamye, bibabwire ku manywa y'ihangu, bibabwire babyumve, bihamye, bibahamirize. Tell it to them. Na ibindi kubikubwira twese tubihamye. Ariko ngo ndashaka kuhamya ibyo ubikomeyeho cyane.
Ibi bintu ntabwo ngomba kubivuga. Urumva bene data, nibigushobokera ngo urabona twese turi abanyabyaha. Ntabwo twese turi abanyabyaha. Hanyuma agakiza kakaba kamaze iki? Ahubwo hari abantu b'abakiranutsi batazi ibyo gukiranuka kwabo. So ntabwo twakwishinga ubujiji bw'abantu bose ngo twese tugenere muri uwo mujyo. No sa. Ndashaka kuhamya ibyo ubikomeyeho cyane. Ngomba kubikomeraho. Nawe ugomba kubikomeraho. Ndashaka kubihamya cyane ko hari abantu bashaka kubicecekesha no kubizimya, bashaka kurimanganya. No, ubivuge ushize amanga, ubihamye cyane kugira ngo abizeye, abakiyemwe, abanyabyaha, abatizeye, abatazi agakiza, abatarakijwe, bizeye iki? Bizeye agakiza, bizeye Imana. Abizeye Imana nabemeye, nabakiriye, nabayishuye, nabumuti wagezeho, nabawunyoye. Alright? Kugira ngo mwebwe mwanyoye uyu muti, ubibabwira, ubihamirize, kugira ngo abizeye Imana bagire iki? Umwete. Barusheho, hatagira ubacecekesha, hatagira ubakanga, hatagira uboshya, hatagira ubabwira ibitari byo, hatagira umuntu ubashuka. Kuko niba barizeye Imana baziyumvamo inyota, bumve bashaka kugendera mu buzima buzima, bumve bashaka gutunga, bumve bashaka gukorera imirimo myiza. Babwire yego, ibyo ni ibimenyetso bigaragaza ko mwizeye Imana, ngo bagire umwete wo kumaramaza. Determine, niba ndi umuzabibu, inzabibu zigomba kunyeraho. Niba ndi umutini, imitini ni wo wera. Niba nkijijwe, imirimo y'agakiza irangaragaraho. Niba ndi icyaremwe gishya, ubuzima bwanjye ni bushya. Niba narapfanye naye nkazuka, ndagira mu buzima bw'umuzuko. Niba imbaraga ze yarazimaye, ndagira mu mbaraga zima. Bagira umwete, bamaramaze. Determine, make up your mind. Bamaramaze, bagira umwete wo kumaramaza, gukora imirimo isanzwe myiza, imirimo myiza. Bamaramaze. Oh God, nta kizambuza gukora imirimo myiza, nta nubwo ndi kuyikora ngo Imana ishime. Oya, hari icyambayeho. He touched me. Yankozeho ku buryo gukora imirimo myiza ni ibintu nishimira, ni ibintu nkunda, niho nkunda, niho nezerwa, niho mba numva nishimiye. Nicyo njyewe kingize, niwe ndiwe. Gukora imirimo myiza turabo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo, iyo yiteguriye kera ngo tuyigenderemo. So it's my life, it's my nature, this is who I am. Ndiwe, nicyo ndico, nukomeze. Niba ndi ifi, koga ni ibisanzwe. Niba ndi inyoni, kuguruka ni ibisanzwe. Niba ndi umukiranutsi muri Kristo, gukiranuka ni ibisanzwe. Si imvune, si umutwaro. Kugira ngo abizeye Imana bagire umwete wo kumaramaza, gukora imirimo myiza. Niba uri mwiza imbere, ko yaguhinduye mwiza, wari mubi, wari mu mwijima, iguhindura mwiza. Kuki niba yarakugize mwiza imbere, ikaguhindura ubuturi, ikaguhindura urusengero rwayo, ni gute imirimo myiza idasohoka muri urwo rusengero? Ni gute imirimo myiza idasohoka muri urwo rusengero? Nibyo yavugaga ngo imigezi y'amazi izatemba iva mu nda yabo. Imigezi y'amazi izavamo. Ntabwo imigezi y'amazi yabura gutemba. Ni ayahe mazi? Nuko unywa amazi nzamuha azamuhindukira amazi, azamuduza kugeza iteka ryose. Navuga imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda yabo. Impamvu itemba mu nda yabo nuko ibarimo. Iyo migezi izatemba kuko isanzwe irimo, ntabwo izatemba aho itari. Si irimo deja. Bamaramaze gukora imirimo myiza. Ibyo nibyo byiza, my God. Ibyo nibyo byiza kuko bigira icyo bimarira abantu. Wabyumvishije? Ibyo nibyo byiza kuko bigira icyo bimarira abantu. Kubera iki? Normally hari impamvu nkenye zituma dukora imirimo myiza. Siziri buri kureba hano, ntabwo ari ngo nimumara kubikora mwemeze Imana inyeganyege. No, ni byiza kuko bigira icyo bimarira abantu. Impamvu dukora imirimo myiza ni ukugira ngo bigirire abandi umumaro. You see this?
impamvu dukora imirimo, imwe mu mpamvu dukora imirimo myiza igihe twamaze kuvirwa n'umucyo. Uzi impamvu dukora imirimo myiza? Nibyo abantu bakeneye, nibyo byabakiza. Navuze ngo nta muntu wanga kugirirwa neza. Abantu barababaye, tubwe niba umuntu ababaye, abantu bishwe n'agahinda, abantu bishwe n'ibikomere byinshi. Naho iyo ngendera mu rukundo ariyo mirimo myiza, iyo ngendera mu mbabazi ariyo mirimo, nayo ni imirimo myiza. Icyo ndi gukora, ndi gufasha uwo muntu kuko aribyo byamugirira umumaro. Si impamvu tugendera mu mirimo myiza kugira ngo tugire impact ku bantu, kugira ngo tugire icyo tumarira abantu. Turi umusaruro w'ineza y'abantu batugiriye. So kugira neza n'imbabazi bigomba kutwumaho iminsi yose. Zaratubwiye ngo ibyo nibyo byiza kuko bigira icyo bimarira abantu. Iyi ni imwe mu mpamvu. Aho nzajya ngera nkasanga impamvu zajya nyibabwira ko zirahari nyine. Iyi ni impamvu, iyindi nayo irahari. Indi mpamvu ni ku Mana, indi mpamvu ni uburyo bitugarukira. Ibyo biba nibyo usarura, ni uburyo bitugarukira. Indi mpamvu ni ugusiga legacy, no kuvuga umurage w'abazagukurikira, bazakurikiraho, bazaze basanga umurage wabashyiriyeho. Ikindi ni impamvu za eternite, z'iteka ryose, kuko bikonekta no mu buzima bw'iteka ryose. Si imirimo myiza ntabwo ari ikintu gisanzwe, ni ikintu kiri so powerful. Birakugarukira, muzabona ibyo byanditswe. Aho nzajya mbigera nzajya mbibereka. So hano atweretse imwe mu mpamvu nanditse ubundi. Imwe mu mpamvu ni iyi, bya affect ubuzima bw'abantu. Ushaka gukora ku buzima bw'abantu, imirimo myiza ikora ku bantu. Ninde muntu wakoze imirimo myiza cyangwa wagena mu mirimo myiza ntakore ku buzima bw'abantu? Uko byagenda kose, you touch lives. Uko niko kugira impact. None urumva imirimo myiza ari mibi, ibintu bifasha abantu, ibintu bigirira abantu neza. And then you saying yuko ari ibisanzwe, ntabwo ari ibisanzwe. Nabavutse bakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, mumenye ko cyitwa imirimo myiza ni ikintu kidasanzwe. Niyo mpamvu ndi kuvuga ngo ni imbuto z'icyo turi cyo, ni umusaruro w'icyo turi cyo. Imana ishimwe cyane. You see this? Good works, imirimo myiza. But hansubize nkwereke iki kintu. Murabona ko bavuze ngo iryo jambo ni iryo kwizerwa. Ntugire ngo Paulo ahagurukiye ahantu hatariho, kuko yavuze ngo mubwira bizeye bamaramaze, kuko barizeye. Hari icyababayeho, hari ubuzima bucya bafite muri bo, nibusohoke muri. Now subira hejuru ku murongo wa 7. Notice something. Hari icyabanje kuba kuravuga ngo iryo jambo ni iryo kwizerwa irihe, kugira ngo dutsindishirizwe n'ubuntu bwayo. Ntabwo dutsindishizwa n'imirimo yacu, dutsindishizwa n'ubuntu bwayo. Duhere ko tuba baragwa. Look, dufite ibyiringiro byo kuzahabwa ubugingo buhoraho. Aravuga iryo rero ni ijambo ryo kwizerwa. Si ijambo ryo kwizerwa nuko dufite ibyiringiro byo kuzahabwa ubugingo buhoraho, muri make ku experiment ubugingo buhoraho. So ntabwo dukizwa kugira ngo ntabwo ari ko tuzabwa icyo gihe. No aravuga dukizwa dufite ibyiringiro byo guhabwa ubwo bugingo buhoraho, kugira ngo dutsindishirizwe. Gutsindishizwa n'iki? Naho yazukiye kugira ngo dutsindishizwe, yapfiriye kugira ngo tubaharirwe. Abo ni Abaroma 4:25. Si igihe Yesu yazukaga nibwo twatsindishirijwe. Gutsindishizwa bivuze ngo wararebwa, ubonwa ko nta rubanza ufite, nta mugayo ukuriho, wakuweho umwanda wawe wose, warakijijwe, waratunganijwe. Gutsindishirizwa, nta mugayo ukuriho, nta rubanza rukuriho, nta kibi kikuriho, watsindishirijwe. Ariko ni watsindishijwe n'imirimo yawe, watsindishijwe n'ubuntu bwayo. Duhereye ibikoze iki? Bikoreye muri Kristo Yesu, ko Kristo Yesu niwe udutsindishiriza. Data yakoresheje ngo dutsindishize. Duhere ko tuba baragwa. Notice, uri umuragwa noneho. So hari icyo uhabwa. You are an heir. Tuba baraganwa na Kristo, urabizi. Aba ni abaragwa. So uri umuragwa.
ari kuvuga wa muragwa we, gendera mu murage wawe. Ari byo avuga ati bamaramaze icyo bamaze kuba cyo ni ukuri bakigenderemo. Uri umuragwa wo gukiranuka, uri umuragwa w'agakiza, uri umuragwa w'ubwiza, uri umuragwa wa glory, nibwo bwiza. Uri umuragwa wo kuba umwana w'Imana, uri umuragwa n'icuri cyo. Naravuga ngo noneho iryo jambo ni iryo kwizerwa. 8. You see now? 8. Iryo jambo ni iryo kwizerwa kuri umuragwa. Iryo jambo ni iryo kwizerwa kufite ubugingo buhoraho. Iryo jambo ni iryo kwizerwa ko watsindishirijwe. Nibyo atubwiye ku murongo ubanza burya. You see this? N'ahantu avuga imirimo myiza atabanje kwerekana icyatubayeho, kuko imirimo myiza ni result, ni consequences, ni ingaruka, ni ibikurikira. Iryo jambo ni iryo kwizerwa, kandi ndashaka ko uhamya ibyo ubikomeyeho cyane, kugira ngo abizeye Imana, abamaze kuba baragwa, abamaze kwakira umurage, abamaze kuba ibyaremwe bishya, abamaze kwakira gukiranuka, ni gute imirimo yo gukiranuka batayigenderamo. Bamaramaze gukora imirimo myiza yose. Muri make babicyo baremewe kuba cyo, babicyo bafite icyo kuko kibarimo. Niba buzuye ibyishimo nibishime, niba buzuye umunezero nibanezerwe, niba buzuye impundu nibazivuze, niba buzuye ibyo buzuye nibisohoke hagati muri bo, kandi badetermine ko ari byo bigiye kubabaho. Ibyo nibyo byiza ko bigira icyo bimarira abantu. It's not just them, si bo ubwabo gusa, ibi byakiza benshi, bigira icyo bimarira abantu. Adusoreza. My God, biri gusobanuka, byasobanutse. Imirimo myiza ni ikintu cyiza cyane. So ntihazagire buryo bubiri. Niba warakijwe n'ubuntu, hariya tubwiye n'ubuntu, ugira umwete wo gukora imirimo myiza, kuko imirimo myiza ni igice cyawe. Ntabwo uri kurwana kwerekana ibyo, ni igice cy'icyuricyo. Alright? Imirimo myiza ni myiza. That's number 1. Number 2, we kurwana gukora imirimo myiza niba utazi iby'agakiza. Shaka kumenya agakiza kizwa. Mu yandi magambo, emera agukize. Mwemerera gukize. Mwemerera gukize. Mubwire ndashaka gukira. Ndashaka gukira. Nakiriye gukira. Nemeye gukira. Nibyo uvuga. Nemeye gukira. Nemeye gukira. Nemeye kwakira agakiza utanga cyangwa watanze. So that is what comes first. Ibyo bibanza. Hanyuma igikurikiraho ni ingaruka zako gakiza. Do you see this? Ni ingaruka zako gakiza. Bakundwa, bivuze ko abamaze kwizera Imana mwese, guhera uyu munsi uri kumva ibi bintu, reka imirimo myiza ikurange. Let it flow. Niba hari ahantu wumvishije ko ibyo bintu bitamataringa, warashutswe. Na ijwi ry'Imana rikujeho. Mwuka w'Imana yongeye kuza kukwibutsa no kukwereka. Ijambo ry'Imana riragutunganirije kumenya ukuri. Balance ikwiye kuza mu buzima bwawe. Niba wishingikirije ku mirimo itegetswe n'amategeko, uri kuruhira ubusa, kuko imirimo myiza ni umusaruro w'icyakubayeho. Bireke, ahubwo umenya agakiza. Niba noneho warakijwe kubw'ubuntu bw'Imana, kubwo kwizera, alright, ubwo bivuze ngo imirimo myiza ikwiye kuba ari naturel. Nicyo nashakaga kukwereka no kugufasha. Is it clear? Ese birasobanutse yemwe? So mutazigera mutuka, muhindura igitutsi ubuntu bw'Imana, mugaragaza imirimo y'umwijima kandi muri umucyo. Ubwo si ubuntu bw'Imana, uwo ni umwijima. Icyo ni ikinyoma, uwo ni umwanda. Umucyo birasanzwe ku izuba rimurika umucyo. Ni ibisanzwe ku izuba rimurika. Niba uri umucyo, kuki wijimye? Reka dushime Imana. My God, Father, Data mu izina rya Yesu, urakoze kubwo kongera kutuganiriza, kutwubaka, kutwigisha. Ukijije benshi, ukijije byinshi, uzanye kwihana, uzanye impinduka kubumvishije bose. Agakiza kawe ni kambare buri wese ugafungukiye umunsi.
agakiza kawe nigahobere buri wese ugahobere mu izina rya Yesu Kristo. Lora hashte bostia, mu izina rya Yesu Kristo, buri wese ahure no gukira atikijije ahubwo akijijwe mu izina rya Yesu. Thank you for you doing it. Ushimwe kuri gukiza. Iki nicyo kiryoshye ko si twe dukiza, ni wowe ukiza, twe turakizwa. N'abamaze gukizwa baba umuyoboro waho ukiriza abandi. Ushimwe kubw'ikiganza cyawe kiri gukora ku bantu bawe nonaha, agakiza ku bwoko bwose, indwara, icyaha, ubupfapfa, imivu mu bwoko bwose. You heal, you save. Ushimwe kuri gukiza no kubohora abantu bawe mu izina rya Yesu Kristo. Glory to God, glory to God. Mana ushimwe cyane Abba Father, kuko ibi nibyo biguhesha icyubahiro, nibyo ushaka, nibyo ushaka. Now abizera bose turamaramaje kugira umwete wo gukora imirimo myiza yose, kuko ariyo kamere yacu. Ntibizatuvuna ukundi, ntibizaturushya ukundi, kubera ko ari cyo turi cyo, ana kamere yacu. Icyubahiro kibi cyawe none n'iteka ryose. Amen, amen. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera bibane natwe twese none n'iteka ryose. Amen.